Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe ubashije kubana natwe muri iyi video y'aka kanya. Murabona ko turi kumwe n'umubyeyi, umubyeyi rwose ushima Imana. Muraho neza? Muraho. Amakuru Amakuru ni meza cyane. Yego, ndagira ngo dutangire wibwira abadukurikiye kugira ngo bumve uwo dutaramanye nawe kano kanya. Yego, nitwa Tumushime Scovia. Hanyuma ufite channel? Yego, mfite channel yanjye yitwa itanyirwa na Tana M Scovia TV show. Iyo Tana M isobanuye team cyangwa se Tumushime Scovia cyangwa se abenshi bakunze kunyita Tumusime, ariko kugira ngo kuko Tumusime ari izina ryo hanze rya Uganda, abinanga bavuga Tumushime. Ubwo rero ya Tana M ihagarariye Tumushime cyangwa Tumusime cyangwa team kuko nkorana n'urubyiruko, akenshi nibanda ku rubyiruko. Yego, ni nayo mpamvu ngira ngo twagutumiye ahangaha kugira ngo ubashe kutugezaho bimwe mu nyurabwenge ngira ngo urubyiruko rukeneye muri iki gihe, cyane ko urabona ko isi naho turi kugana ni ibintu bisa naho biteye impungenge cyane ku bakuru. Iyo bareba urubyiruko bakavuga bati ese u Rwanda rw'ejo cyangwa se isi y'ejo izaba imeze gute? Tukiri aho ngaho rero, mu by'ukuri kuri wowe byanga byakunda ushaka ufite abana, muri iki gihe ababyeyi barasabwa iki ku burere bwiza bakwiye guhereza abana, uretse no kubaha ubwo burere babakurikirane mu buhe buryo kugira ngo wa mwana bakore ibishoboka byose kugira ngo bamenye neza ko umwana adasa naho ari kuraruka, kuko hari ukuntu ababyeyi badakurikirana abana bakumva ko ibyo babwiwe, ibyo impanuro babahaye zihagije, nyamara ntibabakurikirane ngo bamenye. Kuri wowe uburere bwiza buri mubyeyi akwiye kugerageza guha umwana n'ubuhe? Uburere bwiza akenshi ikintu nibandaho, mbwira ababyeyi ko kurera umwana ntabwo ari ukumugaburira gusa ngo aryame, kuko wa mwana iyo kumwitaho, kuba engage n'umwana, akenshi nibyo nagiye ngarukaho. Iryo jambo nkunda kurikoresha, kuba engage umwana kumugaburira gusa ntabwo biba bihagije, biba bisaba ngo umube hafi, mugirane ibiganiro, mbese relationship n'umwana, kumuba hafi mukagirana ibiganiro, umwana akakwiyumvamo akakwisanzuraho. Buriya nk'uku dusohoka mu ngo tugiye gushakisha, tugiye mu mirimo, tugiye gushaka ubuzima, tugiye ku kazi, umwana aba yasigaye inyuma. Hanyuma iyo utashye na wa munaniro gusa ukareba ngo nasize ibiryo yariye, ibyo birahagije, ntushaka kumwegeza ngo umenye ngo wa mwana yiriwe ate. Ibyo ngibyo nibyo umwana aba akeneye, kugira ngo amenye ngo ese wiriwe ute, muganire nawe mama, muganire akubaza amakuru, umenye icyamubangamiye umunsi ku munsi, uko yiriwe, imbogamizi yahuye nazo ku munsi. Ubwo rero uwo mwana iyo umuganirije akabona ko muri kumwe, wamubajije wiriwe ute, nta kibazo se wigeze ugira, byagenze gute umunsi, wiriwe ute, mbese akakuganiriza, akwiyumvamo akakwisanzuramo, agufata nka mugenzi we, mbese yumva kwishimiye. Ubwo ni ukwiga kuba inshuti n'umwana. Ni ukwiga kuba inshuti n'umwana, umwana akabohoka kumva ko muri kumwe. Buriya niyo hagize icyaba, niyo umwana yamukubise mugenzi we cyangwa hari ikindi kintu mbese cyahungabanyije ubuzima bwe, arabikubwira, ntabwo agira isoni zo kukubwira. Yego, noneho hari urabona tujya dukunda cyane kwibanda ku rubyiruko, ariko hari n'ababyeyi navuga ngo impamvu cyangwa se igitera umwana kugenda akaba icyomanzi cyangwa akagenda akananirana ntagire igaruriro, hari ukuntu umubyeyi nawe ajya guhanaga akanavuga ngo akarengera, ku buryo akahuranya, nyamara wenda umwana ari muri cya gihe akeneye byonyine umuntu umutega amatwi gusa, akabona niyo nta kintu ako kanya wavuga. Nk'urugero, muri iki gihe abana b'abakobwa ni ibintu byoroshye kuba batwara inda z'indaro, ni ibintu byoroshye kuba bakisanga mu mico mibi nko kunywa itabi, ndavuga ku ruhande rw'abasore cyangwa rw'abahungu, inzoga, ibiki. Noneho rero umubyeyi aho kugira ngo aze abashe kwegera umwana nk'ibyo waza uvuga, amubeho inshuti, kugeza n'ubwo umwana ashobora kumubimbura, kuko byanga byakunda umuntu utari usanzwe ugira ikintu akora kugira ngo ajye kugikora, hari aho biba byaraturutse. Ni mu nshuti ze, nabo agendana nabo,
naho agenda anyura wenda amashuri yigaho, sosiyete ari gukuriramo, utuntu twinshi. Iyo ngingo urayivugaho iki mu gihe umwana ari mu ikosa, wa mubyeyi uhana umwana mu buryo bwahuranyije? Hari aho bikunda, ariko hari n'aho umwana noneho uhita umuheba ukamubura bya burundu. Wowe iyo ngingo urayivugaho iki? Iyo ngingo icyo nyivugaho, mu by'ukuri ababyeyi natwe tujye dushyira mu gaciro. Buriya no kugira ngo ube umubyeyi nawe uba waraciye muri icyo kigero cy'uwo mwana, uba waraciye mu kigero cy'uwo mwana, utwo dukosa twose uwo mwana akora nawe uba waraduciyemo. Ni ukuvuga ko umwana aba yarakoze amakosa menshi, nuko aba yakoze amakosa menshi, ariko nawe nk'umubyeyi hari uburyo ubyitwaramo nk'umubyeyi, ukavuga uti nubwo yakoze ibi bintu, yego ntabwo mbimushyigikiyemo, ariko nanone nk'umubyeyi reka ngire uburyo mbimuhanamo, mukosoremo, ne kumwereka yuko abaye umwana wananiranye, ne kumwereka ko mu muryango ntacyo ari cyo, yananiranye, umukureho amaboko. Wimukuraho amaboko kuko ejo hazaza nawe ntabwo uzi ukuntu azaba ameze. Numukuraho amaboko muri ubwo buto bwe no muri ayo makosa akora, ugasanga ubaye nk'intare, mbese umweretse ko mutari kumwe, wamubwiye ko ananiranye, uwo mwana ariyumva ko ari umuntu wananiranye. Kwiyakira biragoye, iteka ryose ahora yumva ko yananiranye, n'icyo akoze cyose akumva ko kidashimwa, kubera yuko umwereka ko adashobotse. Mwereke ko ashobotse, umubwire uti ibingibi ntago, gendera muri iyi nzira, ibingibi birakwiye, ibi ntago bikwiye. Hari ukuntu umukemuramo, urumva uko agenda azamuka n'icyo gitsuri, nawe nicyo azagenderaho. Igihe azaba yamaze gukura, nawe afite abayobora, afite abana, afite urugo, azibuka ukuntu yagiye azamuka, uburere wamuhaye nawe nibwo azakoresha. Ariko numuhana mu buryo bwo kumwereka yuko ntacyo ari cyo, mbese ukaba nk'intare kuri we, ukamukangara, ukaba nk'intare, mbese ukamusharirira, nawe azakura gutyo. Azakura ari wa muntu wiyumva ko adashobotse, kuva mu buto bwe yiyumvise ko adashobotse, azamuka yumva ko adashobotse. Ubwo ibyo akora byose ni ukumuca intege. Urumva niho hahandi umwana aturugo akagenda akumva ko agomba kujya kwibana, kubera yuko aho ngaho ntagashobotse, muri kumwereka ko adashobotse, ntagashoboye, nta na kimwe. Hamwe umwana ashobora kumva ko ari ahantu atabarizwa, kandi nyamara ari iwabo, agahita hava akajya kugira gute, akajya kwibana. Ariho ahurira na za kesi z'uko ahurira n'abantu bamushuka, abamutera inda. Niba ari umuhungu arahura n'abamushuka, bamushyire mu bintu bitajyanye n'ikigero. Niba abuze urwo rukundo, na ba bandi barumuhaye, baba bamuryarya cyangwa bamubwiza ukuri, hose aragenda, kuko icyo yabuze ari kukibona ahandi. Aragenda ba bandi. Urabona iyo umuntu agushuka arakwiyegereza cyane, arakwiyegereza kugira ngo abashe kukubona. Iki gihe rero wewe nk'umubyeyi, niba utabashije kubana nawe muri ubwo buryo ngo umucire bugufi, wa wundi azagenda ace bugufi amushuke, hanyuma namara kumushyira mu bintu bimushyira mu bundi buzima butari bwiza, we bizakwafekita. Azagaruka yarahuye n'ibibazo, utagifite igaruriro byabyo, noneho usange nawe ugize ihungabana ry'uko uwo mwana aje atameze neza, nawe ugira ihungabana ry'ukuntu umubonye. Niyo mpamvu bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Niba utaramutangiye muri kumwe, ntabwo uzamushobora yageze hanze. Ari narwo ruriya rugero mvuga wenda mfatiraho rw'abana bari mu muhanda ari batoya, ugasanga akana ni gatoya karimo karagenda gasaba. Wa mubyeyi we waramubyaye, urarekera. Niba agiye mu muhanda, ntunashyizemo imbaraga ngo ugende umenye icyamujyanye, ugende umugarure, urarekeye. None se niba bikunaniye waramubyaye koko, abandi bazahera hehe bamusubiza ku murongo, nawe utabishyizemo imbaraga. Tugana ku musozo, urabona bajya bavuga bati utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Wenda ari naho navuga buri muntu wese buryo ukurusha imyaka aba afite icyo yakubwira. Nk'uko wahoze ubivuga, nawe hari igihe kigeze ufite ubwo butoya, uri mutoya, hari ibintu byinshi wagiye ucamo uyu munsi bifite amasomo runaka byaguhaye. Urubyiruko rw'uyu munsi rero, kuko bajya bavuga bati urubyiruko iteka bumva ko ejo hazaba ari heza, nyamara
abibuka ko bakwiye kubigiramo uruhare kugira ngo hazabe heza ni bakeya. So rero nkawe by'umwihariko nk'umutegarugori ukwiye kugira icyo ubwira cyane nk'abakobwa badukurikiye ndetse n'abandi bana b'urubyiruko ariko bari mu myaka mitoya, ikintu bakwiye kuzirikana muri ubu buzima ni ikihe, ndetse kandi icyo batakwiye kwishukaho ni ikihe? ni ukuvuga ko inama natanga ku bari wenda ku bakobwa n'abahungu n'urubyiruko bose, kandi ndahamya neza ko buriya imbogamizi umukobwa ahura nazo n'iz'umuhungu ahura nazo, bose barashukwa. ni ukuvuga ko inama nagira urubyiruko muri rusange ni ukumva inama z'ababyeyi. Umubyeyi ubuzima yaba arimo bwose, wa mwana we, wa mugimbi we, wa umwangavu, umwana w'umwangavu, umukobwa, ingimbi ku muhungu, munyurwe n'ubuzima ababyeyi banyu barimo. Icyo umubyeyi abashije kuguha, icyo aguhaye n'icyo afite, ndumva ntacyo yakwima agifite kandi uri umwana we. Nkongera nkabaza nti se wa mwana we ujya gutega amatwi abo hanze, uwo muntu wo hanze ujya kukubwira akakwegeza akakwereka urukundo akaguha ibintu by'umurengera birenze iby'iwanyu batunze, mu by'ukuri niba biguhaye atari so wanyu, atari nyoko wanyu, atari na nyogosenge, uba wumva ibyo bintu nta nkurikizi ihari. Mureka munyurwe n'iby'ababyeyi babahaye, hanyuma numara kwiga ushoje amashuri yawe nibwo uzagira uzabasha kwiha icyo ukeneye cyose. Rero fasha ababyeyi bawe muri ibi biruhuko, we kubasiga, ubane nabo, ubafashe imirimo, ubuzima bafite ni ubwo ngubwo niho ubushobozi bwabo bugera. Unyurwe n'ibyo bafite, hanyuma nujya gusubira ku ishuri bazaguha ibyo bafite n'ibyo bazaguhereza, ko ntabwo bakwanze, baragukunze nk'umwana wabo, ariko nawe wishaka kugira ngo ushake ibya mirenge kandi ukiri umunyeshuri, ushake gutunga ibirenze iby'iwanyu batunze, kuko aho ngaho niho hava ibibazo bikomeye. Scovia, urakoze cyane. Sinzi niba hari icyo wavuga kugira ngo dusoze ikiganiro. Icyo navuga kugira ngo dusoze ikiganiro, ndashimira inshuti za Scovia TV show, ndabashimira rwose kugira ngo iyi channel ibe yazamuka. Ni ukuri, ni ukubera imbaraga zanyu, ni ukubera urukundo rwanyu, mudahari ntago iyi channel yakora, nta nubwo yazamuka. Rwose ndabashimira byimazeyo, nkabashimira mbasaba gukora subscribe, like, comment na share. Hanyuma kuri channel yanjye nzabashyiriraho nimero, kandi ndakeka ishaka kuba inariho nimero ya telefoni, aho muzajya mugira ibitekerezo mushaka kunyunganira, muzajye wenda mumpamagara cyangwa se munyandikire, nabyo birashoboka. Nimero yanjye irahari, ku batarabasha kuyibona neza ndumva ndi bwongere nkayishyiraho. Murakoze. Scovia arakoze cyane, uko mumureba hano umubyeyi nkuko bibabwiye afite YouTube channel ni TM Scovia official Scovia TV show. Ngira ngo agaruka ku bintu bitandukanye, by'umwihariko inama z'abakuru, hanyuma n'iri buriro, ndetse n'ubusobanuro butandukanye ku mico. Ngira ngo abizi abantu ubu ngubu twataye umuco cyane bitewe n'iterambere n'iki. Rero ibyo byose agenda bigarukaho, ibijyanye no gukoresha bikoresho bya gakondo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ndetse kandi akagira n'inama abato, abakuru, ndetse n'ababyeyi bubatse. So rero nahanye kugira ngo mushyigikire, turebe ko hari aho uru rugendo yatangiye rwava rukagera. Mwakoze cyane rero, ngira ngo reka tube dusubikiye aha ngaha, nibishoboka n'ubutaha tuzongera. Yego, murakoze.